inshuti bavandimwe mukurikira ibyahishuwe Line TV, nongeye kuza imbere yanyu kugira ngo tuganire, twibaze ibyo tubamo, ibyo duhoramo, turebe muri ibyo byose icyo Imana ibishaka kutubwira. Dukomeje kuganira ku mategeko y'Imana. Uyu munsi nje kuvuga ku itegeko abanyarwanda tuzi neza, twumvikanaho neza, ntukabeshye. Ndumva abanyarwanda aho turi bwumvikane. Iyo tugiye muri Bibiliya muribuka, ntekereza ko ariyo nkuru izwi kurusha izindi, ni inkuru yo mu gitabo cya Daniyeli. Ubwo mu gitabo cy'abarokore ntibajye gushakisha, muri Bibiliya y'abarokore ntibajye gushakisha, ariko muri Bibiliya y'Agatolika biri muri Daniyeli 13. Naho batubwira inkuru y'umudamu witwa Suzana, wari mwiza, abagabo bakamushidukira. Abo bagabo bari inzobere cyangwa se bari barasaziye mu kibi no mu kinyoma, bashaka kumufata ku ngufu, birabananira, bahitamo kumubeshyera. Bamubeshyeye byabaye ngombwa ko bajya no kumutera amabuye kugira ngo yicwe, ariko ubwo inkuru irangira neza, kuko irangira Daniyeli yerekanye abanyabyaha bari bo, yerekanye n'uri mukuri uwo ari we. Ntukabeshyere mugenzi wawe, cyangwa se ntukavuge ikinyoma uvuga mugenzi wawe. Uyu munsi abanyarwanda hari ikibazo dushobora kwibaza. Mperutse no kumva umupasiteri wabyize akanabyigisha, arimo gusobanura ko niyo twagiye mu mihango yo gusaba, igihe babasaza baba baganira neza bavuga ko uwo mukobwa muvuga ntawe bazi, ko biriya nabyo ari icyaha, ndetse ngo kari n'umuvumo baba barimo gushyira hejuru y'uwo mwana bagiye gushyingira. Nyagasani udutabare, kuko turimo dusara kugira naho cyo gushaka icyaha aho kitari, kujya gushaka ikibaho kitari, ahubwo aho icyaha kiri ntituhamenye, aho ikibi kiri ntituhamenye. Abo basaza rero bavuga imisango, turabashyigikiye, ndabashyigikiye, ntago baba babeshya, reka tubivugeho. Ikizakubwira ko ikintu cyose ukoze ari kibi cyangwa ari cyiza, nta kindi, ni impamvu ituma ugikora. Niba uwo musaza uvuga iyo misango, niba uwo muntu ukubwiye ikintu mu by'ukuri kiguhisha ukuri cyangwa se gitandukanye n'ukuri, abikoze kubera urukundo yifitemo, urukundo afitiye ibyo arimo gukora, kandi ibyo bintu nabyo akaba atari bibi, nta na rimwe bishobora kuba icyaha. Icyiza kibi cyiza kuko ugikora utekereza ko ugikoreye Yezu, ikibi kibi kibi kubera iki? Kuko ugikoze ushatse kugirira nabi mugenzi wawe, cyangwa se uri murwanya Imana. Naho aho uzamenya ko urimo gutekereza neza cyangwa gukora neza, ni umutima wawe uzabikubwira. Icyo ugambiriye nicyo kigucira urubanza, icyo umutima wawe ugambiriye nicyo kizagucira urubanza. Rekeraho rero ubwo bugambanyi, kuko kubeshya n'ubugambanyi ni amagambo dukunda guhuza, nubwo ntazi n'abihura. Reka turebe umugambanyi wa mbere tuzi muri Bibiliya. Uwo mugambanyi wa mbere yitwa nde? Yuda. Aho Yuda mbona ko ari umugambanyi ukomeye, ni uko abana na Yezu, akabaza amabanga y'intumwa, kuko yabanaga nazo, ni ukuvuga ngo ni umwana wo mu rugo, ariko yarangiza amabanga ya Yezu cyangwa se amabanga y'intumwa akajya kuyagurisha ku mwanzi. Ni kimwe na wa mugore wabana n'umugabo, noneho uwo mugore cyangwa se uwo mugabo akazajya kubwira ihabara amakuru y'urugo, kandi ayo makuru akaba ariyo baheraho bamutsindisha cyangwa se bamusenyera. Icyo gihe uba uri umugambanyi, icyo gihe uri umugambanyi mu rwego rwo hejuru, kuko wafashe intwaro mwakoreshaga ukayihindura ukayitunga mugenzi wawe. Aha rero niho ntekereza ko Yuda ari umubeshyi cyangwa se umugambanyi nimero ya mbere. Ubundi bwoko bw'ubugambanyi ariko nshyigikiye, reka twitegereze inzoka.
muzi ko inzoka hari igihe ikura igasaza ikiyunuza igahindura uruhu ikongera ikaba nshyashya. Hari igihe ushobora kugambana kugira ngo uve mu kinyoma cyangwa se mu kintu cyari kikubangamiye. Aha wenda ndatanga urugero, uri umugore n'umugabo mwumvikanye ko umugore azajya ahahisha tuvuge 200 by'amanyarwanda, ariko buri mugoroba wowe mugabo urahahita n'inshuti zawe mugataha munywereye 50. Ukubanga mu mafaranga ntamaze n'iminsi ine, ariko kubera ko wowe n'umugore mwumvikanye ko ari 200, umugore azamara ukwezi yarabuze uko ahaha n'icyo ahahisha. Kubera iki? Kuko yemeye muri kontra mwashyigiranye kazahahisha 200. Umunsi rero uwo mugore azakubwira atoya ibi sinabishobora mbishingutsemo, nawe ujye uhaha urebe ko nta mafaranga mafite cyangwa se wongera amafaranga, icyo gihe ntago azaba kugambaniye, kuko kugambana no gusohoka kuri kontra cyangwa se gusohoka ku cyo mwari mwumvikanye, ahubwo azabikoze kugira ngo aho umutima w'amahoro kandi aguye n'umwanya wo gutekereza. Ubwo rero ikibazo ni kimwe, namwe nicyo ngiye kubabaza. Abazungu yo muganiye barabe ikibazo bihutira kukubaza ngo ni iyihe specialite y'iwanyu, ni ikihe kintu kidasanzwe kiwanyu? Ndicecekera kuko nta kimurika mu nda, ariko bambaje specialite y'abanyarwanda nababwira yuko turababeshyi. Ubwo ngubwo murambwira ko mbeshya kandi ndimo gukora no ku cyaha cyo kubeshya. Ubwo tuzareba ufite ukuri cyangwa ubeshya, ariko nzi yuko abanyarwanda kuri iyo ngingo tuzi kubeshya. Reka rero mvugiye mu rwego rwa Bibiliya, tubisanga mu gitabo cy'iyimuka Misiri cyangwa se cyo Kuva, umutwe wa 20 umurongo wa 16, aho niho batubwira ngo ntukabeshye, ntukabeshyere mugenzi wawe, ntukavuge ikinyoma uvuga mugenzi wawe. Kuvuga ikinyoma, kuvuga mugenzi wawe ni ibintu byoroshye. Ari ikinyoma biroroshye, ari ukuvuga mugenzi wawe biroroshye. Navuga ko ari n'ibintu byihuta, ariko nongeye mbibasubiremo hariya hejuru, icyo uzajya utekereza cya mbere muri ibyo byose kugira ngo utazajya uhorana umutima uhagaze kugera n'ubwo uzajya no kudodesha umunwa wawe, ni ukwibaza niba ibyo bintu urimo kubikora ugambiriye kugira nabi. Aha rero hari ikibazo cyakomeje kwibazwa n'uyu munsi iki kibazwa, ese baje gutwara umuntu ari wawe uzi neza ko amutwara bari bumwice? Ntabwo nigeze nibaza ngo uvuge ngo arazira iki cyangwa se yakoze iki, warangiza ukavuga ko uwo muntu ntawe uhari ukabukijije ubuzima bwe, ntabwo mvuze ubugingo bwe, harya ubwo waba ubeshye? Aho ndakuretse utekereze. Hari umuntu wavuga yuko yigeze gusaba abapadiri ko bahindura amafishi yo kubatiza kugira ngo babashe gukiza abana b'Abayahudi. Na n'uyu munsi hari abapadiri bavuga ko umuntu yakoze icyaha kubera ko yabeshye. Ubwo aho naho ndagira ngo mutekereze, ni iki mwita kubeshya? Tuzabura ubwenge, tuzabipfapfa kugera ryari? Ikintu cyose kiba ikinyoma, ndavuga ahangaha muri uru rwego, kubera icyo umuntu agambiriye. Ubwo rero kubeshya mu rwego rwa mbere, muzi ko amategeko twagiye tugenda tuyasoma muri nivo cyangwa se mu ma etage 3. Mu rwego rwa mbere, kubeshya ni iki? Ni igihe cyose ubeshyeye umuntu kubera ko ushaka kumwicisha, kumutwara ibye, kumusubiza inyuma ku kazi, kumutesha aho yarageze, kumutesha agaciro n'ibindi byose muzi abanyarwanda turi aba specialiste babyo muri byo. Ubwo nahera ku gihe ngewe nzi, sinshaka kujya kuvuga ibyo ntazi, guhera ku gihe cy'ibyitso kugera ku gihe cya Gacaca. Buri wese yibaze yari ahagaze ate nk'umukristu muri byo bintu. Icya kabiri bita kubeshya, ni igihe cyose ufata ikinyoma ukacyita ukuri ubizi kandi ubishaka.
niba uyu munsi wirwa wigisha ko kunywa inzoga ari icyaha, ubwo no kuvuga ngo ukaba uzi neza ko ibyo bintu atari byo, ariko ukabyigisha ukava hasi, sinzi n'igituma utavuga yuko no kurya inyama ari icyaha, sinzi n'impamvu utavuga yuko kunywa imiti ari icyaha, sinzi impamvu utavuga yuko kurya ubugari ari icyaha. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo kubera ko ufite doctrine ugomba kudefanda, ugomba kugendamo, uzigisha icyo kintu, ukigishe ko uhigisha ikinyoma ubizi ariko ugihindura ukuri. Ibyo ngibyo mu gikari muzanshaka tuzabisubiramo. Niba ufata amavuta ntaza naho ukuye cyangwa se ashobora kuba ari n'amazutu ufashe ukayisuka hejuru y'abantu ukavuga ngo ayo mavuta agiye kubakiza, ibyo nanone ufashe ikintu uzi neza ko ari ikinyoma ariko ukacyita ukuri. Ubwo simfashe noneho hahandi ubu nanjye nshobora guhaguruka ejo nkabwira ntungubu nitwa apotre naka, ibyo ni uko mpagurutse ku kinyoma kandi ndabizi ko ari byari ikinyoma kuko sindi apotre, ariko bugacya namubahe. Ngibi byo gufata ikinyoma ukagihindura ukuri. Ni kwa kundi umuntu azasoma Bibiliya akubwira ati muri Bibiliya nabonye ko umuntu ashobora kugira abagore benshi kandi nzabagira. Ibyo no gufata ikinyoma ukakihindura ukuri. Yewe noneho ngiye hejuru, ariko aho sinzi ko turi bwumvikane na benshi, ni kwa kundi unanirwa kubwira abantu ko Yezu ari we uri mu butatu butagatifu, warangiza ahubwo ugashakisha ko hari Imana Data ukwayo, hari Yezu ukwe, hari n'Umwuka Wera ukwabyo. Ibyo byose ni ukwigisha ikinyoma ubizi kandi ukagihindura ukuri. Nanone muri uru rwego ni hahandi noneho ufata ikibi ukagisigiriza ukagihindura kizima. Ibi nabyo ni ikinyoma. Aha ni urugero, ni wa muntu uzakwigisha ahubwo ati wowe izera gusa, uhora wamamaza amaraso ya Kristo yagukijije, ubundi uzajya mu ijuru. Icyo ngicyo ni ikibi uba wigisha. Kubera iki? Kuko unanirwa kubwira umuntu ukuri kuzamukiza, kumubwira ko nta kindi kizamukiza uretse ibikorwa akora mu izina rya Yezu, uretse ibikorwa akora kugira ngo afashe mugenzi we gutera imbere. Iyo utamwigisha ibyo ngibyo ukirirwa umubwira ngo agakiza karankijije, ngo narakijijwe, ujye umenya ko icyo gihe cyo nabwo urimo kumubeshya kandi umwohereza mu kuzimu ugira ngo urimo kumugirira neza, kandi nawe akabyemera. Ni hehe kuvuga ko nemera, ni hehe kuvuga yuko Yezu ari umukiza bishobora kunjyana mu ijuru. Icya gatatu nanone, ubwo ni muri rwa rwego, ni uko igihe cyose uvuga ko Imana itabaho, ibyo ngibyo ni ikinyoma. Igihe cyose uvuga ko Imana itavugiye mu ijambo ryayo cyangwa itavugira muri Bibiliya, ko Imana itaboneka muri Bibiliya, ubwo nabwo urimo kuvuga ikinyoma. Sinzi niba mfite akanya ariko nabivuga nihuta. Nabibutsa yuko mu Byahishuwe 11:3 batubwira abahamya, baravuga ngo nzaha abahamya banjye 2 ubushobozi bwo guhanura mu minsi 1260 bambaye ibigunira. Abo bahamya ni ibiti 2 by'imizeti n'amatara 2 biri imbere y'umwami w'isi. Ubwo rero igihe cyose twe tudashaka kwemera ko Imana ari imwe, ariyo Yezu Kristo, igihe cyose tudashaka kwemera yuko Imana yigaragariza mu ijambo ryayo cyangwa mu mategeko yayo, kuko amategeko yayo ni naryo jambo ryayo, icyo gihe tumenye yuko duhakana bari abagabo 2 bagomba kutwigisha mu bihe bikomeye, ari nabyo turimo uyu munsi, aho tutakimenya Imana iyo ariyo, aho tutakimenya ijambo ryayo iryo ari ryo. Nyagasani rero tuve mu kinyoma, tubabarire, tugirire impuhwe nka buri wese ukuri, cyangwa se kujya gushaka icyaha aho kitari, kugera n'aho abantu barwanira batera urwenya nta kibi bagambiriye, bagafatwa nk'aho ari abanyabyaha, aho kandi hari abavuga ikinyoma n'ikibi bashishikaye, bo ntawe bita abanyabyaha. Yezu Kristo we mugaba w'ingabo, tugirire impuhwe. Yezu ineza yawe duhoreho, n'ukamiringiro yacu, n'ukamiringiro yanjye ari muri wowe. Mugire